ikintu bikomeye habe n'aka break bakweze bakoze. Haleluya. Mbaye ikaze mu nzu y'Imana. Shimiye n'abandi bantu baje dusengane. Shimiye na pasteur rusengero opportunity yampaye yo kubwiriza. Iyi ngiyi ni imirimo y'Imana. Gukora iyi mirimo y'Imana ugomba kuba waje mw'iki kibase bagakumanika. Si buri muntu ngo nukuzanga imbere akabwiriza. Haleluya. Shimiye mama na papa. Erega niyo bantangiye ku iritore. Ega kwa kundi pastor yavuze nawe yarebereye kuri mama na papa agatangira uko nguko naje nuko byameze. Iyo abatari mama na papa nagira ngo mba naje ndimo kunywa agahiye agatabi, ariko erega nakijijwe mama na papa banyeretse inzira. Haleluya. Kanyege Samuel arabanga ncurangiriye ndimo kubwiriza kwa kundi na Daudi yacurangiye Saul. Izo ndirimbo nizo zimukiza ya mapepu agatuza. Haleluya. Banza tuze yo. Sinari ndimo kuvuga iki. Haleluya. Nuko nguko mbaye ikaze mu nzu y'Imana. Mumbabarira n'ikinyamurenge cyanje tikimeze vraiment. Ndakoresha icyongereza ahananiye. Abamama mwihangane. Sinzi nimba muri kimwe na mama wanje ta cyongereza. Sinzi nimba muri kimwe. Ariko turagendera aho ngaho. Uyu munsi ijambo narenje dusangirane ni ijambo ry'icyaha. Haleluya. Ijambo ry'ibikemo. Ko tuzi twese Satani ahora akora. Taza twara ama break. Haleluya. Ko kwa kundi nje nabanje kubatizwa. Haleluya. Ndagira ngo Satani yavuze ngiye gutangira gukora overtime. Akaza n'ibikemo. Tugende dusome muri imigani ibice 24 umurongo wa 16. Nta kibazo nagiye nsobanura ngaha mu kinyamurenge, nta mpamvu yo gusoma, ariko nimba ukeneye sa dusomera aho ngaho 16. Haravuga yakongera akabyuka, ariko abanyabyaha bazagushwaho n'amakuba. Haleluya. Mwumvishe? Yaguye mu byago, Satani yaje akagushuka akakubeshabesha nawe ukemera. Tuzabe nkawa ngabo, tuzaba kiranutse, twirize ijambo ry'Imana. Haleluya. Kwa kundi yaje akagushuka, oyaye uzaze ufukame usenga Imana ngo data funga amatwi. Iyo ngiyo ni Satani, ureke kumwumva. Haleluya. Muri Yohana wa mbere aravuga ngo tuzagende twihane, dusenga Imana mu mitima yacu, twihane
kumva benshi abasore tibaza bamenya ijambo kwihana icyo gisobanura. Reka kwihana si kwa kundi uzuje hariya mu cyumba ugasenga ukamubwira ngo sore mati baza bayibwira sore papa uzi ugenda kwihana, ugende umenye ko nari imbesha nari nyiba, ugende wihane uhindukire ugende mu izina y'ubukiranutsi. Haleluya. Nuko nguko bizabimera. Si kwa kundi muzamugena mukavuga ngo sore anga muri Yohana wa mbere ndagira ngo rimwe ku ibice 10 ibice rimwe ku murongo w'9 ugende wihane kandi wizere ijambo ry'Imana. Kubera ko ni wizere ijambo ry'Imana muzi ko Yesu Imana tizibesha. Tuzagende ku ijambo ry'Imana tugende mu nzira yiwe. Haleluya. Ta muntu yomenye ubwenge bw'umuntu, ta muntu womenye. Wizeye umubiri wawe, wizeye ubwenge bwawe, tutahana uzoje. Niyo mpamvu Imana yadusigaye Bibiliya, niyo mpamvu Imana yadusigaye Umwuka Wera. Muziko abantu bake anta Umwuka Wera barefite muri Old Testament, sinzi ko no bivuga mu Kinyamurenge. Ariko Imana yadusigaye Umwuka Wera disha. Yatubwiye ngo tuzizere Umwuka Wera azodufasha mu amen pe. Mu Bakorinto ba mbere hazavuga ngo Imana tizemera ko ushukwe na Satani kurusha abandi baza bashukana. Kubera buri gishuko tuba turimo, buri gishuko kiza kiduca mu bwenge bwacu ku mutwe, ubimenye ko n'abandi bashutswe guca. Imana tiyoshobora tizoreka wowe ushukwe kunuza udashobora kugwanisha. Nari nanditse ahangaha sinzi uko no Imana tizatumwa mugeragezwe n'ibibaruti byo mwabasha gutsinda, ahubwo nimugeragezwa izabashoboza kubyihanganira, ibashire n'akanzu. Mwategeye abakuru, mwategeye. Haleluya. Na Bible zivuga ngo tuzagerageze kugendera mu nzira Yesu yagiyemo. Erega Yesu yabaye ubuzima butari mu cyaha, nawe yashutswe na Satani. Haleluya. Ariko yashoboye kumutsinditsa iBible n'ama scripture yo mu gitabo. Nuko niyo weapon tuba dufite, niyo ntware yonyine dufite yo gutsindana na Satani. Haleluya. Igishiko cyo gusambana nicyo gishiko nje ntinya cyane mu buzima. Na Bible yabivuga ko nabivuze nejo twere muri Bible study. Icyo gishiko cyo gusambana mu cyongereza bita lustfulness, tuwokigwanisha, tuwogwana n'umuriro, tuwokinisha n'umuriro ureka kugutwika. The Bible says flee, iruka, wiruke, tuwosigara aho ngaho ukinishe ibyo ngibyo bitekerezo byo gusambana. Bazavuga ngo tiwobwira inyonyi kugucaho ku mutwe, ariko woyibuza kugukigiramo, kukwarikamo aho ngaho. Kuvuga ko tiwogwanisha ibitekerezo by'ubusambanyi, tiwogwanisha ibitekerezo amashuka azozaho, ubushuko temptation will come izoza, ariko woyibuza kukwicaramo no gusenga na Bible. Haleluya. Impamvu Imana zitureka izizana ibi bishuko na Satani kayireka, kubera twese tuzi anga ufite ikibazo ko sinzi uko bita addiction mu Kinyamurenge,
ariko muko murayumva kuba hari abasore benshi n'abantu benshi tuza tuja mu cyumba ugasenga ukabwira ngo mana iyo wumfasha nkarekera gukora kino kintu ukaje ugasubira ugasenga twese tuzi ko Imana yakora ngo ukaba warangije ariko impamvu ikureka ukabicamo ibyo ngibyo impamvu yarese Yobu nawe ikamunyaga ibintu ikamutera indwara umugore wa Nuza wa Yobu nakamubwira iyi Imana urimo gusenga kuki ariko Yobu nawe yizeye Imana niki Imana yibikeneye dukore twizere dusenge tuyisenge haleluya tutagwanishije ibyo bishuko n'ijambo ry'Imana sinzi uko twobigwanisha haleluya ta kuntu wogwanisha ibishuko ta kuntu wogwanisha icyaha udasenze utasomye Bible ni ikintu kiriho niyo ntwara dufite mu buzima kubera tuzi ko isi nayo ni umwanzi wacu haleluya ariko wibajije ukavuga ngo niyihe mpamvu Imana tizisubiza niyihe mpamvu Imana iziguma kuzana ibi ikareka ibi bintu byose bikambaho muzamwibuka muzi imbuto za grape ifuye izinduka wine siko agaciro ka grape na wine nakaye karenze si wine amata apfuye ntazahinduka cheese n'amata nakaye gafite agaciro ka none wibajije ukareka Imana ikagucisha mu ibintu ibishuko bizabiza ukabigwanamo ukabitsinda tuzubona ko ubuhindutse wewe kuno wari umeze kera turimo kubona wabaye umugabo uhindutse wakomeye munuza haleluya mu migani 26 umurongo wa 11 aravuga ngo situzabe kimbwa izigaruka kubirutsi iziruka ikagaruka kubirutsi niko umupfapfa azagenda agasura mu bupfapfa bwayo siko azavuga no situzabe nkabo ngabo wihanye gutya ukaje imbere y'Imana ukihana uzaza uhindukira ugatora inzira nyindi ugasenga Imana ikurinde mwiyo nzira haleluya mu Bayibuli nabo bazavuga ngo banditse bakavuga ngo kandi usenze ukihana ugasubira mu cya kindi cyaha uri gukora kandi uzi truth uzi ukuri kare bibi ta sacrifice uba wewe uzaba wataye inzira kera cyo nimo kuvuga si tuzabe nk'abo bantu tuzahindukira Imana cause Yesu agiye kuza twese turabizi anga Yesu azogaruka kandi je bizombabaza mbonye umuntu twabanye arimo kuvuga kubera kuki nti wambwiye ngo ni Yesu niyo nzira yonyine kuja mu ijuru kuki ti wamenyesheje je bizombabaza tu sawa nitujanga mu rusengero tuzadutega amatwi tukumvira abapasiteri arimo kutubwira kubera Yesu niyo nzira haleluya sawa dukomeje tukavuga ngo mu bavuze mu banuza sorry dusubiye hahandi muri Yona haleluya Yohana je gitabo cyana nagisomye ejo kavuga ngo gitabo giteye ubwoba kumva ko kiza gisobanurira kakakumenyesha gusenga haleluya kandi tuza twimenyesha gusoma Bible jewe ibingi ndimo kubabwira na experience naje nabiciyemo so kuza gupfa kubwiriza tazi ibintu ndimo kubwiriza ibishiko byazaga
kandi abageni tuwobuza ibitekerezo kuza biza bikagenda. Ariko ikintu ni gute, niki ukora, nicyo kibazo. Niki ukora ku icyo gishuko kiza, urakireka kize buri munsi, kize ugiving in, kubera every time uzu giving in igishuko kije, umunsi wundi bizaba byoroshe wowe gukora iki ku giving in kandi. Haleluya. Niyo mpamvu abakristo bazakora amafungo, kubera umubiri wawe uzugira intege nke, ariko umwuka wawe ntugomba kuba ukomeye. Kandi kuwukomeza soma Bible, usenga ukavugana n'Imana. Haleluya. Situza twizera, tureke kwizera umubiri wacu n'ubwenge. Sinza nasomye sinza kunda gufatana ama scripture azaguma kwiruka, ariko sinza nasomye akavuga ngo mu Cyongereza, don't rely on your own understanding but rely on the word of God. Kwa kundi uzuryama mu ndege utazi mu pilot arimo gutwara, kwa kundi uzusinzira mu modoka barimo kugutwara, niko Imana ikeneye usinzire, utuze, ugendere mu nzira yiwe, igutware mu nzira. Haleluya. Ko na Yesu naye yasoboye warushe warekera, kuko akundi na Yesu nawe yashutswe na Satani, ariko agashobora kuyitsinda. Niko icyo tunarira natwe, ko yakoresheje ijambo turifite, ko yari mu mafungo natwe tukokora amafungo. Tabeshe amafungo naye ije yarayananiye, sinobasha kugenda umunsi ntariye tu, ariko nabyimenyereje ndabishobora. Ubu ngubu ndabishobora. Nakoze gahunda zo gukora amafungo ukwezi kuza, tuzabona nimba bizoshoboka. Ko nzobaza mama tu amfashe. Ega umaze gukora training umubiri urushe cyane, ubu ukeneye bijya, ariko nzovugisha mama turebe nimba tuzobasha. Haleluya. Je nibwo bwa mbere mbwiriza mu bantu benshi, nateguye ijambo rigufi. Nago ndarangiza, sindarangiza. Nateguye ijambo rigufi, ariko ngire ngo ryabafashije cyane. Mfite byinshi novuga, ariko n'ubundi nagomba kubwiriza, ndaheza abandi n'ijambo tu. Ariko iri jambo nkunda cyane kuribwiriza abasore tungana, kubera niko njenza nyumva ko dufite kimwe, turi kimwe cyane. Kandi ibingibi bino bishiko by'ubusambanyi n'ibindi binshi bishiko bizabiza mu basore cyane, kubera first of all takazi bagira, gusigara mu rugo. Naho ngaho Satani wazaza akagufatira uri wenyine, uri idol, nize cyane zigufatira, tuza tuva kwa ayo matelefone. Nayo ni ikibazo, amatelefone ni ikibazo. Bari bayagize business ngo LCC bakabiba. Nabwiye mama akampa makanira, none dore amafaranga yagiye ubusa. Ega tuza twigira ku ma mistake yacu tuzadukora. Takundi erega nuko nguko ijambo ribakaze tu. Mbwije ry'umunsi mwiza.